Yesu ashimwe. Magaze aha. Uravuga amazina yawe, ko witwa, imyaka yawe, aho utuye? Nitwa Dusabeyezu Julienne, ntuye Nyakariro, mfite imyaka 27. Mbere yuko nshima Imana kansabe nimba ntabagoye, papa Megan nimba ari hafi aze amfashe gushima Imana. Papa nde? Papa Megan. Yesu ashimwe. Ngiye kubabwira imirimo n'ibitangaza Imana yankoreye. Imana yankuye ahantu hakomeye ntari bubashe kwikura, ndetse n'ababyeyi banjye n'abavandimwe ntacyo bari gushobora, ariko Imana yarahabaye. Iwacu ni mu majyepfo, navuyeyo nje gushaka amafaranga. Majyepfo he? Ku Kamonyi. Mu Kamonyi. Nahavuye nje gushaka amafaranga ngo ngire ndebe ko nazibeshaho mu bihe biri imbere. Nageze i Kigali nsanga ubuzima burakomeye, ngerageza gukora ikiyede ntago byakunze, mbona amafaranga sindi kuyabona. Umuntu wagerageje kungira inama yanyeretse aho nayakura. Twarajyanye, hari nijoro, ubwo dutangira gushaka amafaranga mu muhanda cyangwa se mu kabari. Twanywaga inzoga, ntago nari nyibashije, ntiyanryoheraga, ariko narayinywaga kugira ngo isoni zishire cyangwa ubwoba mbashe kwiyakira amafaranga. Amafaranga wayakandese? Iyo namaraga kunywa inzoga nkasinda, isoni zarashiraga, habaga hari abagabo bafite amafaranga cyangwa se basinze nabo ubwenge bwagiye, bayagaye muri make, ubwo nyine tukayagarana, bikarangira turyamanye nkabona amafaranga ayo nashakaga narayabonaga. Ariko nubwo nayabonaga ntago nayatahanaga, nubundi nayanyweraga inzoga kugira ngo nongere nshirike ubwoba mbashe kurara ijoro. Nyuma nibwo narinda ahantu ntegereje nubundi ko mbona uwo nyakuraho. Uyu mubyeyi wanjye Joseph yahanyuze ari gutumira, ngire ngo hari ikirori hano, numva avuze iby'Imana. Nibwo namubashije se nanjye muntumiye ntago Imana yanyakiye. Nibwo yahindukiye tangira kumbwiriza, ambwira buri kimwe. Bwarakeye tujyana gusenga, ariko mbere gato yuko duhura nubundi nabagaho ninywera inzoga ndetse n'itabi, nibyo byamfashaga kugira ngo mbashe gushirika ubwoba. Ubwo yarambwirije birakunda, ambwira uburyo ki nabaho ntagiye mu muhanda cyangwa se ntashatse amafaranga mu ubwo buryo. Aravuga tushobora gukora, ugakoresha imbaraga zawe, ugakorera make, Imana ikayaguheramo umugisha. Nta kazi nari mfite, n'ubu ntako mfite, ariko mbayeho ndakeka amezi 5 arashize. Ubwo buzima bubi narabuvuyemo, kandi simburara ngo mbwirirwe, kandi icyo gihe cyumweru cyashiraga ntunariye. Kamanze me papa banzagira icyo avuga. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Ibintu umwana ari kuvuga nuko nyene byagenze. Namusanze ahantu mu kabari ategereje, nkuko abivuze, ategereje abakiriya, ngira ngo niko babita. Nuko atabifoboye neza, ariko yari yagiye mu mwuga w'uburaya. Awuhitamwo kugira ngo abone amafaranga yo kubaho.
ico gihe ndahagera nibwa ko twari dufite conference y'urubyiruko hano kuko jewe iyo ntumira abantu bose ntumira abari mu kabari abari mu isoko abantu bose ndagenda nkagerayo musangayo arambwiye ati se wambabariye jewe nanje ukaba inshuti yanje ndabwiye ati kuba inshuti ni byiza kuko Imana idusaba gukundana n'abantu bose ati nanje rero ntabwo nakwanga kuba inshuti yawe ntangira rero mubwira uko yabaho adakoze uwo mwuga ko yabaho neza kandi Imana ko ishoboye kumugirira neza ikamugaburira ibibazo byose ifite ko Imana ishoboye kubikemura ndamubwiriza ikambwira ati none se jewe n'ibyaha nakoze ubu Imana yanyakira Imana yanyemera nabwiye ati se n'ibyaha bingana gute baba barakoze kuburyo Imana itakubabarira mwumvisha uburyo Yesu yacunguye abantu bose twese twababariwe ndabimwumvisha tumarana igihe kirekire cyane ariko ageraho arabyumva nibwo yampamagaye arambwiye ati wambabariye tukajana gusenga ico gihe yaje mu rugo tuja mu rugo tugiya serire hari n'abandi bari baje umuntu yari ahari arabwiriza arihana yakira Kristo nk'umwami n'umukiza wiwe mu bugingo bwiwe so ibyo rero jewe ubwanje ndabishimira Imana. Yesu ashimwe. Mu by'ukuri hari aho Imana ikura umuntu nanjye ntabwo nari nzi ko byakunda ndetse hari n'abambona bakumva ko bidashoboka hari aho njya nyura bakavuga ati akira agatabi reka Marena abanze agira icyo avuga ataravuga ndashaka tukiri ku gatabi mpamvu nari muhaye ngo agire icyo avuga mwaragasangiye hari aho twanyuranye ejo bundi umuntu aravuga ati si ubu waguha agatabi ntiwakanywa yego muhavuge tu haleluya nshimye Imana kubw'uno mwana ndamukunda arabizi kandi nshimye Imana kubw'umugabo wanjye ubuhamya atanga si ubwa hano gusa n'ahandi arakomeje namwakiriye nk'umwana ambera umwana mubera mama ejo bundi twaciye mu kabari yanyweragamo ndamubwira ngo ino tujyane tubasuhuze turajyana tugezeyo kubera uwo muntu ucuruza akabari n'umushiti wacu arambaza ngo Garisa kuko yarakijijwe ngo ubu wakugura agatabi ntiwakanywa ndamubwira nti ngiye nakoze test ndamuzana mu rugo ahamara icyumweru ngo arakwihisha akakanywera muri toilette ndamubwira nta gakinywa agatabi we mu mwanya w'inzoga we yarakubwiraga ngo ngurira itabi rikamusinza akajya mu biyobyabwenge ibindi byinshi yagerageje no kunywa urumogi ariko turashimye Imana yuko yafashe umwanzuro wo gutanga buno buhamya nawe ubirimo wumve yuko uzabireka nuhura na Yesu nka Kristo ukamwakira nk'umwami n'umukiza urabireka ugakomeza inzira y'umusaraba Imana imuha umugisha kandi akomereza Yesu ashimwe. Mwana wanje reka uraza gusubiramo uraza gukora samari ndashaka nkwibariza ubu wumva ufite inyota y'agatabi inyota y'agatabi ntayo mfite nta nubwo nyiyigira hari igihe nanyuraga ahantu nkabona bagataye ari agace nkumva ndagashatse ariko niyo mpuye n'umuntu warinywe mba numva arinukiye. Mwabyumvise? Haleluya! Ibi nibyo bita deliverance. Yesu ashimwe. Kukamugi wanyweyeho? Yego nanyweyeho nk'inshuro 3. Byagenda gute wakanyweye? Bwa mbere narakanyweye nikubita hasi ntago nzi uko nageze mu rugo. Bwa kabiri nagerageje kukanywa ndi mu nzu nakinze ariko uburiri bwarirukaga ninzi kiruka nanjye nkayirukaho ariko ndashima Imana yuko ibyo byose yabinkishije yego ikanyereka inzira ijya mu rusengero ikandinda inzira ijya mu kabari no kugenda ijoro yego nta kitagize rwose muyimera icyubahiro. Amen. Ibi byose ni ugira duhesha Imana icyubahiro kuko ibi byose ntabwo ari umwana w'umuntu wabikoze ni Imana ya Abrahamu, Imana ya Isaka, Imana ya Isirayeli niyo yabikoze nta na kimwe itabasha gukora.
Yesu ashimwe, Yesu ahabwa icyubahiro. Mukobwa, umwuga w'uburayi wari umazemo imyaka ingahe, iminsi ingahe, amezi angahe? nari umazemo amezi 4. 4. Buri munsi wabona abagabo cyangwa se hari igihe wababura? Bundi ayo mezi 4 nuko ariyo nabashaga kugenda nijoro nkakora. Bundi ni nk'imyaka 2. Ni nk'imyaka 2. Ayo mezi 4 nibwo namaze gushirika ubwoba mbasha kuba na kwambara na style nziza nkajya mu mujyi. Style nziza no kuvuga kwambara neza, nkambara nk'umusirimu, nyine nkamera neza nkuko mbyumva. Yego. Hanyuma ukajya mu mujyi? Nkajya mu mujyi, nkajya ahantu habaye ibirori hameze neza, ku buryo nyine ndigaragaza bigakunda. Hanyuma kugira ufatishe byagenda gute kugira ubashe gufatisha umugabo agutahana? Nabaga nanyweye ntago mbisi. Waba wanyweye? Nabaga nanyweye nasinze ntago nzi uko byagendaga pe. Hanyuma mutanye n'umugabo yaraguha amafaranga angahe? Byaterwaga n'ahariho. Hano muri Kabuga amakeya ni 5. Amakeya ni yego. Wabaga wariye wananyweye ku buryo umva wihagije. Yego. Bundi akaba ari 5. Wareba naba akayaguha munarwanya. Akayaguha? Akayaguha murwanye? Murumva ubuzima ubwo ari bwo? Yesu ashimwe, Yesu ashimwe. Amen. Hanyuma se inzoga wazinywa uzikunze cyangwa wazinywa kugira ushira ubwoba? Nta munsi n'umwe nigeze nk'inzoga nyikunze. Cyo wari ukunze kari agatabi gusa? Niko kamfashaga kugira ngo zimfate vuba mite nsinda vuba vuba. Ariko nako ntago nabaga nkakunze. Yego. Nagira ngo nyine bimfashe ubwoba bushire vuba, mbashe gushaka amafaranga hakiri kare. Hari abandi bana se mwajyana muri ibyo by'uburaya? Iyo ugezeyo ubona n'abandi benshi. Ariko wowe wagenda uri wenyine abandi mugahurirayo? Nagendaga ndi njyenyine. Iyo ugezeyo uhuri nta hantu wagera ngo ubure inshuti. Iyo ugezeyo nyine ubona inshuti mukamenyana mugafatanya, ndetse yabona n'ahari linye nyinshi akakoherezayo. Ahari linye sinumva icyo ari cyo. Ahari linye nyinshi no kuvuga? Ni ukuvuga ngo yashoboraga kuba wenda ari Remera ndi hano ikabuga. Nkaba ngewe ntawe nabonye ndi bukureho amafaranga, ariko ahari hakaba hari abarenze umwe. Hakaba hari abagabo benshi. Yego. Bafite amafaranga kandi basinze. Bikarangira nyine ahisamo amagara, ubwo nyine ugatega ukagenda. Ugatega ukagenda. Kwari ukugenda ntuzi aho ugiye, ntuzi nimba uri butahe, ntuzi nimba uri bugweyo. Ariko nyine kubera ko umuntu aba yanyweye, wagendaga gutyo nk'igiye ku ibagiro. Ariko ndashima Imana ko hari icyo yankoreye. Ariko se nshobora kubivuga mukabyumva gutya gusa, ariko muri njye mbyiyumvamo ko hari icyo Imana yakoze. Yesu ashimwe, Yesu ashimwe. Amen. Akandi kabazo ka nyuma, ese umwuga w'uburayi wawukora wumva wishimiye cyangwa wumva ari kugira ubona amafaranga gusa? Bwa mbere nagiyeyo mvuga ati reka njye kureba amafaranga. Ngezeyo umunsi wa mbere bampa 15,000. Ndavuga ati amafaranga ni menshi, ngiye gukomeza ahubwo. Nzajya nkora kenshi ntahane menshi. Ntago nabaga nishimye, ariko nabonye amafaranga bwa mbere menshi nkoreye mu isaha imwe. Ndavuga ati aya niyo mafaranga kandi ko kazi. Ariko nayo sinayatahanaga. Nahitaga nsengerera inshuti n'abavandimwe, bundi tukanywa bikarangira, tugatega tugatembera bikarangira ejo ubwiriwe kandi wakoreye amafaranga menshi. Nk'amafaranga yo mu cyaha niko amera. Amafaranga yo mu cyaha nuko amera.
Yesu ashimwe. None se ubu naho ubayeho ute? mbere nkiva muri uwo mwuga ababyeyi banjye bamfondeye ubuzima nko mu cyumweru cyangwa ibyumweru bibiri nabayeho nta kazi mfite ntaramenya no gushakisha kuko nari naramenyereye kurya y'ubuntu bakamenyera buri kimwe cyose, ariko ubu nshobora no kugenda nkavomera n'umuntu cyangwa se nkakora n'icyo kiyede nangaga, cyangwa nkareba bano bakora amasuku nkabafasha gukora amasuku, nkapakira imyanda bakajya kuyimena aho yagenewe kujya, nkabona amafaranga kandi bimbeshejeho, mbona nta kibazo kirenze mfite kuko ndarya ku manywa na nijoro, kandi mba mwuwo mwuga nashoboraga kumara iminsi 3 nta byo kurya ndabona. Yesu ashimwe. Mwumvise umugabo wishe abakobwa 12 mu Busanza, yabatahana akabasambanya, kabiba, akabica, akabashingura. Uvuga n'umwuga urimo riske ziteye ubwoba cyane. Nawe yabivuze ati narasohoka ntazi yuko nza gutaha. Yesu ashimwe. Buriya Imana niyo yashatse kumukiza. Haleluya. Amen. Imana yamuzanye ahangaha ikamuvanamo iyo ubwo bushake bwo gusubira mu kabari, ikamuvanamo gusubira gushaka inzoga, ikamuvanamo gusubira gushaka itabi, ikamuvanamo gusubira gushaka abagabo. Nta handi wayibona atari Imana ya Isirayeli, Imana ya Aburahamu, Imana ya Isaka. Nta yindi Imana ibaho, niyo yonyine niyo ugomba guhesha icyubahiro. Yesu ahabwe icyubahiro. Yesu ashimwe cyane. Babwije ukuri, uyu kubohoka kwe kuzatuma abantu benshi babohoka. Yesu ashimwe. Kuko hari abana benshi, hari urubyiruko rwinshi ruri mu biyobyabwenge, hari urubyiruko rwinshi ruri mu businzi, hari urubyiruko rwinshi ruri kubaho ubuzima bubi, ubuzima batakagombye kubaho, kuko ntibazi ko hari Imana ibasha kubakiza. Uyagiriwe amahirwe Joseph, Yesu aguha umugisha cyane, mwe n'umuryango wawe. Yesu abaha umugisha. Yesu ashimwe cyane. Nukuri mukomeze mushaka urubyiruko rukire, rubohoke, ruve muri ibi bintu. Yesu ashimwe. Turi itorero rya impact, tugomba kugira impact aho dutuye. Impact no guhindura amateka y'aba bana. Yesu ashimwe. Bakongera bakabaho. Haleluya. Yesu ashimwe. Kuko iyi si tugomba kuyisiga ari nziza kuruta uko twayisanze. Ntabwo iyi si twakagombye kuyizamo tukayisiga uko twayisanze. Oya, tugomba kuyihindura. Iyo niyo gahunda yacu, niyo gahunda yawe, niyo gahunda yanje. Joseph yaratangiye, atangirira kuri uyu mwana. Yesu ashimwe. Uyu mwana nawe azagenda afasha abandi, ati muze mbereke. Yesu abasha kubakiza, Yesu abasha kubagirira neza. Yesu ashimwe cyane. Ariko icyo kintu reka mbabwire ukuri, nk'uyu mwana akeneye imibereho. Babwije ukuri, muze dufashe uyu mwana, muze dutange special offering, amafaranga y'uyu mwana. Yesu ashimwe. Nubwo yamuha agashoro gato, nubwo yagira iki, niba uyafite kuri momo, niba uyafite, tugomba gutanga tumuhe uyu mwana yemereye kwakira Yesu Kristo. Turasangira ibyishimo n'abamarayika mu ijuru mu izina rya Yesu Kristo. Yesu ashimwe. Abaririmbyi badufasha. Haleluya. Tugiye gushakisha special offering y'uyu mwana. Nanje umugisha ndawushaka kuri uyu mwana. Yesu ashimwe. Nanje umugisha wanje ngushaka kuri uyu mwana. Yesu ashimwe. Bababwire momo. Yesu ashimwe. Mutuzanire dutange offering y'uyu mwana. Haleluya. Abafite amafaranga muzane mushyiraha muri iyi giseke, amwe agenda yatahanya, yandi barayamuha kuri momo. Iyi ni special offering now. Yesu ashimwe. Kugira ngo dufashe uyu mwana atazasonza ngo atekereze n'umunsi n'umwe gusubira mu burayi. Yesu ashimwe cyane. Agire igishoro, abashe kubaho. Mbabwije ukuri, ubikora Imana izamuha umugisha.
Imana izamuha umugisha. Yesu ashimwe cyane. Special offering y'uyu mwana. Mfite impamvu yo kuririmba, ndumva Muhe igishoro uyu mwana, aya mafaranga azaba ari ay'umugisha. Haleluya, ntazigera ahomba kandi muzumva ubutumwa bwe, azazamuka